bashaka kumbaza nyine ibyo bintu kuko byagendaga nk'ibirego bijyana hose hari umuntu kwigisha inyigisho zimeze gutya na gutya nyine gutya bajya kumbaza nyine kuki wigisha ibintu wabiretse muri bo ndaguhamagaye ndagutelefone ese ubwo wampamagaye umupasiteri witwa Saruto bazaza kuyatangaza ubu byoroshye bikomeze nanjye ngavuga nti rero gutsindishirizwa cyangwa se kugirwa intungane kugirwa umukiranutsi ku Mana ni Imana ibikugira ukabiheshwa no kwizera neho njye nigishaga ko umuntu akiranuka ku Mana b'umukiranutsi kubwo kwizera Yesu byonyine noneho imirimo igakorwa ariko igakorwa itari kukugira umukiranutsi itari kukugira utunganye nyine igakorwa nk'umuntu wamenye Imana ugomba gukora imirimo no mwitorero no mu buzima busanzwe ibyo rero bigatuma abantu bumva hari ukuntu bahita bagira imyumvire none ubwo ari kuvuga ko imirimo nta ruhare ifite mu gutuma umuntu aba utunganye ku Mana ubwo abantu ntibazongera gutura ntibazongera gutanga icyacumi kurumva nawe ko iyo nyigisho yaba yagumuraga mu kubumvisha ko gutanga amaturo no gutanga icyacumi bidafite aho bibageza tubaye ikaze mwebwe mwese bana natwe kuri Light TV ndagarutse ndi Clement Bagemahe dukunda kubagezaho byinshi bitandukanye tukabatumirira benshi batandukanye bafite ubumenyi n'ubunararibonye mu buryo bumwe ku bundi. Light TV bagezaho byinshi murabizi ko tubagezaho biganiro bitandukanye nanone birimo ubusesenguzi makuru yacu tuba twagiye kwarebera ku hirya no hino tukabagezaho n'inkuru zijyanye n'aba diaspora tukabagezaho filime twikivume kandi hagati aho ngaho dukomeza gushimira na Sina Gerard ku mazi twa akandi dukunda gukoresha uyu munsi ntabwo twara ko yavugaho nayo nshuti tugiye kwakira umuvandimwe hano dufite byinshi tugiye kuganira nawe ariko muri aka kanya aje gutubwira ubuhamya bwe yahuye na byinshi afite ubuhamya bwiza kandi bwakubaka nanjye bukanyubaka tugiye kumwakira rero twamutumiye rwose ngo babwire byinshi bitandukanye bijyanye nawe tugwaye ikaze cyane muri aho neza Clement amakuru misi myinshi kabisa nyinshi ni ukuri kw'Imana amakuru ndaho ndashima Imana kweri korona ndi kubona turi kuyivamo ndi muzima ntayirwaye ndashima Imana kubw'ibyo yakoze cyane tugiye kugaruka kuri wowe kubuhamya bwawe ese kubijyanye n'uburyo bwagutse ariko cyane cyane tunjira cyane mu ivuga butumwa cyane dushaka kumenya ujye kuva muri ADEPR twebwe dufite amakuru ko habayemo tuntu tundi ndetse n'intambara niba wararwanye niba ari bo bakurwanyije niba barwanyije ntabwo tubizi ariko turaza kugiye kujya mu buhamya mu buryo bumwe ku bundi unabitubwire amazina yawe ninde ese murubatse atitre y'ubukozi bw'Imana ni yihe hanyuma tugiye twakwinjira mu buhamya nitwa Uwiringiyimana Evariste iryo ni ryo zina ryanjye ariko abantu bakaba banzi cyane ku izina rya Morodekayi nk'izina ry'Irisirino ry'umurimo nkora w'ivuga butumwa icya kabiri nuko ndi umupapa ufite abana 4 ndetse n'umudamu yego hanyuma nkaba ndi umupasiteri ufite ministeri ayobora ukorera ahantu henshi hatandukanye hano ku isi na hano mu Rwanda no mu bihugu bindi byinshi mbese hano ku isi hano henshi hatandukanye so nkaba ndi umuvuga butumwa rero bwiza cyane ndi n'umwana w'Imana uri umwana w'Imana ukavuga butumwa ka pasiteri ufite ministeri twa gute ministeri yitwa Intwari zo kwizera intwari yego Intwari zo kwizera niko ministeri yacu yitwa imaze iminsi itari mikeya none ubwo se witwa Pastor Morodekayi witwa Evangeliste Morodekayi witwa Pasiteri Morodekayi urakoze cyane turakwakiriye cyane Pastor twishimiye kubana nawe rero ubuhamya bwawe duteye amatsiko byaguhendekeye gute kugira ngo ushinge ministeri cyangwa se uve mu itorero rya ADEPR ese nibyo koko wabaye mu ADEPR waje kuvamo gute tubw'incamake y'ubuhamya bwawe mu rugendo rw'ivuga butumwa mu rugendo rw'imyizerere noneho ndagenda nkubazamo agatangaho ndagenda nkubaza ubuhamya bwawe bumeze gute kuri icyo kintu nari mbajije
nabaye muri ADEPR ndi mfite nk'imyaka 19 ubwo nagiye muri ADEPR ndakizwa nyine byo muri ADEPR uko bakizwa ibyo muri ADEPR uko bakizwa uko bigenda kiraho ushatse kuvuga ikintu ukuri no utangiye kutwinjiza impamvu se nuko uko bakizwa abantu bakoresha bakizwa amadini uko akoresha mu buryo bwo gukizwa ntabwo nasanze atari bumwe bamwe bafite ukuntu babigenza ariko ngiye ni uko bakizwa muri ADEPR ubwo ababizi babamo n'abazabamo bazabibona so bakizwa rero bya ADEPR yego ndangije ndasenga ngira n'impano mba muvuga butumwa bwiza yego hanyuma ndanakura mba umudiyakoni itorero ngirira icyizere ngira umudiyakoni nyobora ibyumba by'amasengesho byinshi bitandukanye ngaho hariye muri Nyakabanda muri ADEPR Nyakabanda kuri paruwasi uyu munsi ashobora kuba atari Nyakabanda paruwasi ari Muhimahare birashoboka njya numva ngo barabihinduye so rero nabaye muri ADEPR ndi umwadeperi nyine ushinze imizi muri yo ikunda ikorera kandi utagamije ibihembo unayemera nyamamaza nyivuga nkavugamo n'Imana nyikunda cyane so naje kuvamo rero waje kuvamo gute kuko numva ko utumvikanye nabo batumvikanye nawe ni ibiki mutumvikanyeho so ikintu twapfuye niba ndabyita kugipfa cyangwa se tutahuje reka mbyite gutyo ntabwo twahuje ni imyizerere naje kugira nyuma warubwiye imyizerere mishya naje kugira imyizerere itandukanye niyo bafite warivanye uri muri ADEPR imyizerere naje kwivana muri Bibiliya iby'ukuri nayivanye muri Bibiliya no mu bitabo bimwe byo muri ADEPR naje gusanga hari ibintu bimwe iryo torero abigisha reka kuvuga itorero muri rusange abigisha benshi batigisha hanyuma kandi bifitiye umumaro ubuzima bw'umukristo nanjye icyo gihe byabanje kungira umumaro hari ibintu byinshi nibazaga nza kubishurirwa binyuze mu ijambo ry'Imana ntangira kubyigisha nanavuga ko nanavuyemo atari uko nkunze kuvamo cyase nkunze kujya gushinga ministeri cyangwa idini ko hari abantu benshi bava mu matorero bagiye gushinga yandi ntabwo aricyo cyamvanye mu by'ukuri ahubwo navanywemo nuko nashakaga ntabwo bakunze ibyo nigisha yego hanyuma rero navuga ngo barantenga baragutenze bampoye ibyo nigishaga bishatse kuvuga ko wacukumbuye Bibiliya cyane kubarusha se cyangwa abo bacukumbuye Bibiliya cyane kurusha buri wese kuri urwo ruhande yavuga ko afite ikuri nawe yavuga ko yacukumbuye Bibiliya cyane hanyuma nanjye nkavuga ko nayicukumbuye cyane gusa icyo igihari nuko nigishije ibintu bitandukanye n'ibyo basanzwe bemera urakoze cyane Pastor Mordecai twagutumiye muri Direct TV kugira ngo utubwire kuri ibyo bintu kuko ndabizi urwo rugendo ntabwo rwakuryoheye ntirwakubereye rwiza habayemo ihangana kuri wowe maze wasanze ari ibiki ADEPR itigisha abayoboke cyangwa bizera bo muri iryo dini ko wavuze ngo wavuze ngo nakijijwe by'aba ADEPR ni ibiki wasanze bo batigisha noneho wowe ubifata nk'umurongo wowe wagenderaho ugira ngo si byinshi se buriya bitubwire navuga hafi ya byose ariko reka mvuge nka bitatu by'ingenzi icya mbere ni agakiza agakiza icyo ari cyo nasanze agakiza uko ADEPR igafata atari ko kari mu byanditswe byera igafata ite muri ADEPR abantu benshi bazi ko gukizwa ari ukureka ibyaha kureka ibyaha kuba umuntu yasambanaga yibaga yicaga binasona neza mu matwi y'abantu iyo bivugwa gutyo bikaba atari byo hanyuma akaza akabwirwa kubireka yabireka akaza yenda muri iryo torero bikaba atari byo ntabwo ari byo nyine impamvu navuga ko atari byo ntabwo ari byo cyane ahubwo impamvu navuga ko atari byo iyo uvuye muri ibyo bintu byitwa ibyaha bagukuyemo ukajya aho muri ADEPR usanga n'ubundi nabo bafite ibyaha byabo bakora ubwo ukibaza se ko mvuye mu byaha nkaba ngiye mu bindi bintu
benshi baranaguye baracumuye bafite ibikomere bitewe n'ibyaha by'abantu basanze aho. Bivuga ko baza bakijijwe ibyaha ibyo byose wagiye urondora n'ibyo utavuze baretse gukora ibyaha bageramo bagasanga ahubwo bababwiraga kubireka nabo barabikora warabibonye narabibonye cyane ukuri kw'Imana narabibonye rwose nicyo kibazo ugasanga umuntu arakomereka ari ijambo riba mu baroma rivuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu ubundi ziritukwa gute kuko Paulo yavugaga ku bayuda aravuga ati kuki wigisha gusambana nawe ugasambana wigisha ngo ntukibe nawe ukiba wigisha ngo ntukagire gutya nawe ukagira gutya uzi ko izina ry'Imana ritukwa mu bapagani so rero ni gute wakwigisha abantu kureka ibyaha ko ariko gukizwa akaza azi koko kureka ibyaha ariko gukizwa hagira agasanga wowe bimwigisha hari n'ibyo ukora atanakoraga na mbere. Hari abo wabonye babikoreye abizera bakese ahubwo harabuzi wavuga n'amazina byibuze amazina sinayavuga unyandikire kuri message nanjye ntabwo nyavuga okay byanze bikunze bibamo habamo ibintu byinshi warabinenze ubona byose bavuga ko ari ko gukizwa wowe ubona atari ko gukizwa wowe wabonye gukizwa ari iki sinavuga ngo ninjye wabonye turacyari mu buhamya naje gushakasha ko nanjye naje nzi ko ngiye kureka ibyaha ariko ntabwo nasanze mbiretse nk'uko nibyigishwa none n'ababinyigisha tugahurira ku kintu kimwe twakundaga gukora icyo gihe cyitwa gusaba imbabazi none ni gute wirigisha abantu kureka ibyaha ko ariko gukizwa tugahura usaba imbabazi z'ibyo wakoze gusa urakijijwe nakabaho rero confusion yo gutekereza ngo mbese nzajya mu ijuru nte icyo kibazo cyo kujya mu ijuru cyo kwemerwa n'Imana nicyo ngiye nari mfite nza kukivumbura ko gukizwa si ukureka ibyaha ukurikije ibyamudiswe byera. Wasanze ko gukizwa ari iki tukiri mu buhamya? Naje gusoma icyanditswe kimwe kiba muri Luka igice cya mbere umurongo wa 77 havuga ngo nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose uzabanziriza umwami kugira ngo utunganye inzira ze kuko uzamenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Naje gusanga ko gukizwa ijambo ry'Imana rivuga mu isezerano rishya ari uko Imana ikumenyesha ko ibyaha byawe wabibabariwe hanyuma kubireka bikaba urugendo. Gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha nuko rero naje kuvumbura ntangira no kubyigisha shingiye ku byanditswe. Ntabwo ari uko nabibonye ndavuga ngo nibikomere byanteye nkavuga ngiye bankoreye ibyaha none ngiye kuvamo nuko nahishuriye ijambo ry'Imana risobanura iby'agakiza neza. Ese gukizwa ni iki? Ni ukubabarirwa ibyaha byawe. Gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha. Yes. Hanyuma kubireka bikaba urugendo. Kubireka bikaba urugendo runahoraho. Urakoze cyane turacyari mu buhamya Moridekayi umaze kubibona ati ubuhamya nibwo tukirimo wowe umaze kubibona ubona wowe bivanye se guki nirabikwigishije ko ari ijambo ry'Imana naje gusoma ko nanjye nagize warisomye kurusha abashumba n'abapastor n'abavuga ko babo n'abarepresenta babo n'abaki birashoboka pe birashoboka ko nabarushije. None se tukiri aho mbere kuvuga uwo noneho gukizwa watangiye kwigisha bigatuma gutenga wavuga ko tubwire nk'ibintu bigeze muri 4 nanenze inyigisho zitera abantu ubwoba kandi bazi ko bakijijwe. Inyigisho zitera ubwoba gutese uzi ko wagira ngo ntiwigeze uhanyura habamo inyigisho zitera abantu ubwoba bashingiye kuri za ntege nk'abantu bagira kubariza abantu benshi cyane. Niyo mpamvu nawe ndashaka gusubiriza benshi babandi bafite ubwoba nyine bwo kurimbuka kandi basenga. Ubwo bwoba rero ahantu nabubonye buba cyane muri iryo dini habamo ubwo bwoba bwo gucirwaho iteka no kurimbuka bitewe n'abigisha baho. Barahari benshi banazwi cyane bazwi ko ngo baniyita amazina Ezekiel kubera ngo ko bavuga amagambo akakaye yo gutera ubwoba. Nkahitamo nareko ikibazo cyari gihari ntago bigeze bamenya isezerano uyu munsi rikorerwamo. Isezerano rishya abantu benshi cyane cyane abo muri iryo dini abenshi ntibarizi niriye sezerano turimo ni isezerano ry'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Icyo rero nakinenze inyigisho kandi nanjye byanteraga ikibazo cyo gushidikanya Yesu ndi umukiranutsi nzajya mu ijuru bizagenda bite nkasanga tugihuriyeho na benshi. Inyigisho zitera ubwoba icyo nicyo wanenzemo ni cyambere uvuze. Icya kabiri
icya kabiri cyo ni nicyo ngiye ibindi byo nabonaga ari ibindi intambara zibamo byo nibisanzwe namimenyereye kuba ngo urandwanya urangirira ishyari ibyo nibyo bintu mbonamo uramvuga ibyo ntakoze byo nabonaga ari ibintu biba muri kamere z'abazabo cyane imyaka nari mazemo igeze muri hafi 8 nabonaga ari ibintu bakunda kubamo cyane so ikintu mu by'ukuri ikintu nyamukuru cyamvanyemo yego ni inyigisho nta nubwo navuga ngo navuyemo ariko ku bushake kuko nshatse kuvamo ahubwo ngiye nashaka kubahishurira uko kuri namenye bo barakwanga warabirebye uranenga ushatse kubahishurira ukuri wabonye wamenye barakwanga gusa namaze igihe mbivuga ariko bagutengeye iki rero nicyo nizo nyigisho nta kindi wazigishaga he muri ADEPR nyine hagana he ko nazigishije henshi mu Rwanda nazigishije Cyangugu Gisenyi mu Kigali ho cyane za Nyarugenge baranza abanze ahantu henshi wabyigishaga se uvuga ngo ndanenge bya ADEPR cyangwa n'inyigisho wigishaga bakumva ni bubwiye oya byanze bikunze ni bububwira rega si bose buri imbere yabo uburi imbere yabo ni bububwira n'ubundi mbwira umupastor wa mbere waheshuriwe ko uri gufuzana inyigisho zidasanzwe muri ADEPR akakwataka ninde ese ubwo ndamumenyara ko habagamo harimo n'uburyarya bwinshi umva abapasiteri benshi barambwiraga bati wowe Morodekayi inyigisho wigisha nizo rwose barabikubwiraga cyane bakambwira atari izi nyigisho zatukubikira imbehe ngenza abapasiteri barenga 5 rwose bambwiye gutyo nese inyigisho zawe bose babivugaga bagaragaza ko uvuga inyigisho z'ukuri bo bigisha inyigisho z'ibinyoma ntago bo bavuga gutyo utegeza ko ntago bo bashobora kuvuga ngo wigisha bo bigisha inyigisho z'ibinyoma ndibuka arahana hamwe najyanye n'umupasiteri no ntabwo nyumvise bo bibonyeho ko barakubwiye ngo Morodekayi ibintu wigisha nibyo bishatse kuvuga ko bo bishinjaga inyigisho zirimo ikinyoma yego hanyuma byenda guterera muri bo niko bava ariko mu magambo yabo siko bavuga ngo byacu ni ibinyoma ariko ngiye nawe n'abapasiteri benshi ni nayo mpamvu natinzemo imyaka igeze muri 2 nigisha izo nyigisho rwose bananyumva wafashe n'umurongo wo kuvuga ngo reka mbivugurure cyane hari agatabo wanditse ibyo mvuga oya nta gitabo nanditse ariko nazigishije igihe kinini nigisha amaseminari za Nyarugenge icyumweru cyose nkakimara arizo bazigisha abayoboke abakirisitu bagafashwa abapasiteri bo ntibafashwa ariko bamwe twajyanaga ikibazo nyuma y'amateraniro kambaza ziranyigisho wazikuye he ariko nubundi nyine ukabona nabo ntibafite uburyo ko zishingiye ku byanditswe ari inyigisho z'ibitekerezo ni niyo mpamvu rero ntabwo navuyemo kubera ko nanze kubamo si ikindi kintu umutima wanjye ubizi neza nabo babizi neza abo tubiziranyeho ahubwo nuko bo banze uko kuri nyine watenzwe gute rero urumva uzize ko kuvuga ibintu batigisha cyangwa inyigisho bo bahisha yego singira ngo niko biri kugaragara ni no kubihisha benshi barabiza benshi bazi ibyo ari byo hanyuma yenda akaba adashaka no kumenya ukuri no kwemera ukuri no kubwirwa ukuri watenzwe gute ikintu bavuze ngo bagutengeye ni igiki buriya rero kubera ko nari n'umuntu w'inyangamugayo hari ukuntu ugira ubunyangamugayo ukanabwimenyaho ikindi nari n'umunyempano ufitiye umumaro itorero urumva nayoboraga ibyumba kandi bifite ububyutse warerekwa gase wavugaga indimi warahanuraga wagiraga n'ubu ariko ndahanura n'uhanura ukavuga indimi twagiye ntacyo hanyuma nayerekwaga nayoboraga amasengesho kandi akagira ibihe byiza ko umunyamasengesho nzi ko no mu buryo busanzwe umunyamasengesho cyane n'uyu munsi ndi umunyamasengesho nubwo iryo jambo naryo naje gusanga ritari ry'umunyamasengesho nk'igice runaka ntabwo ari ibyo ubundi itorero ryose n'abasenga n'abanyamasengesho nta gice cy'abanyamasengesho hamwe hari kuhari ntabasenga ko atari impano se ari intwaro nk'uko bibiri bivuga kuki byaba iby'abamwe abandi ntibabigire so rero naje kubona ko abantu benshi batazi uko kuri noneho nigisha uko kuri rero wambaza ngo bantenga bashingiye kuki bahimbye iki ibirego bigera no muri 32 barabyanditse barakwandikiye barabyanditse bo ubwabo baranabisinyira kugira ngo kuko nubwo aho munyakabanda barampagarikaga ariko Nyarugenge bakantumira barampagaritse
bampagaritse kubwiriza, batampagaritse mu bukristo ariko kubwiriza ntazongera kubwiriza muri urusengero. ADEPR Nyarugenge kabirantumiye, Remera kabirantumiye, Gatsata kabirantumiye, Rusizi Kamembe bakaba barantumiye, noneho bikabaca bakabura ukuntu, bakabura impamvu nyamukuru iyo batere kumpagarika, bibatera guhimba rero ibirego. Bitubwire byose sasa, ntabwo nabishobora, ni byinshi. Tubwiremo bike. Reka mvuga ibyo bavuze ku munsi wo kuntenga kuko nari impari. Ubundi urabizi ko iyo batenga umuntu, kuko nabaga no muri komite nyobozi y'itorero, ntabwo ubundi aza kwigabura uwo munsi, babatenga kwigabura, urabizi. Yaba bamutengeye mu kanama, bakanamumenyesha ntabwo uzaza kwigabura. Cyanyeretse ko birimo n'amanyanga arenze n'urugero, bya byaha bavuga banabikora. Noneho ni ukuntu bantenze njyewe mpari, nari impari kuri iryo gaburo. Noneho n'igitangaje bampereje, kuko nagomba gutanga igaburo, ariko ndara ndose inzozi. Wari diakoni? No mu diakoni ugomba gutanga igaburo. Umunyakabandi. Yego. Ndara ndose inzozi nk'umuhanuzi ugomba kubwirwa n'Imana ibiri bubi. Hanyuma ndara ndose inzozi zuko bari buze kuntenga. Imana irambwira ngo ntujye gutanga igaburo, ahubwo ugende wicare mu bakristo. Kandi Imana irambwira ngo bari buze kugutenga igice kimwe cy'abadiyakoni kitabizi, ikindi ari cyo kibizi. Ibaze nk'umudiyakoni gutengwa, bamwe babizi abandi badiyakoni batabizi. Uri umudiyakoni umuvuga butumwa, urumva nta nama nyobozi yaguye yabayeho. Yes. Hanyuma yabaye akanama k'agatsiko gashyigikiye, nuko byageze. Noneho birangiye, kuko hari abantu bamwe bavuga ati se muramutenga, ubundi iyo umuntu ayobye n'umutenga arashobora kuyoba. Niba koko ari ukuyoba, kuko nagiye nitaba inama nyinshi zishoboka no hejuru muri ADEPR. Nagiyeyo hejuru muri ADEPR no kuvuga kwande, hari ninde wayoboraga icyo gihe? Hayoboraga Sibomana na Tom icyo gihe, n'abandi bari bafatanije. Nazigira inshuti yari umuyobozi w'ivugabutumwa, nawe twarahuye gutya turaganira. Ambaza ibyo nigisha, ndabimusobanurira, arambwira ati nibyo, ariko nukomeza kubivuga muri ADEPR bazagutenga. Niko yakubwiye? Arambwira ati washaka ibindi wigisha muri biriya ni byinshi. Ndavuga ni rero njyewe ni ibinahawe, ariko nzigisha ibyo ibinahawe ubwo umunyemerera ko ari ukuri. Ntacyo cyo kiciro cyo hejuru turakigeraho. Hanyuma ku munsi wo gutenga bavuze ibihe byahare. Umunsi wo gutengwa rero nibyo nakubwira ngo gutuma ubuhamya bwawe bw'ukuntu wavuye muri ADEPR. Ku munsi wo gutengwa rero ukuntu harimo uburiganya, nicyo nashaka kukwereka. Harimo uburiganya bwinshi ku buryo ushaka kwibaza, ariko ibintu kumbona bitarimo no gukiranuka n'ubunyangamugayo busanzwe. Uwo munsi rero narinjiye mu materaniro, urabizi neza ko babanza gutanga umutsima, umugati, nyuma bakazana igikombe. Nari mbizi nk'umudiyakoni nsanzwe mbikora. None umudiyakoni utabizi, utagiye muri ako gatsiko, anzanira umutsima. Arawuma nk'umuntu uri butengwe, ubundi muri ADEPR watenzwe nturya igaburo. Ntabwo riryaho da. Ntabwo usangira nabo. Oya, ntusangira nabo. Bampa umutsima. Noneho umupasiteri wari uyoboye icyo gihe abonye bagiye ntabwo yari yabibonye, ariko bampaye umutsima, abona bagiye kumpa igikombe. Umutsima utari icyiciro cyawo cyatambutse, wamaze yego. Noneho ntegereza ko bampa igikombe, bagenda bajijisha ngo udukombe twashize, igaburo barifunga rirangira, igikombe ntakibonye. Uva muri ADEPR wavuyemo uriye umutsima gusa, nta gikombe uhawe. Wariye umubiri wa Kristo gusa. Banza bumeze, uva muri ADEPR uvuyemo uriye umubiri wa Kristo, wibutse umubiri wa Kristo ukuntu watanyaguwe ku bwacu, ariko amaraso bayakwimye ndi yatumenekeye. Ariko ni nayo nizeraga cyane kurenza ko bayanywa batanayizera, ariko barayakwimyeho. Nuko byagenze na bene data. Ariko ibintu rero madini yarasekeje cyane. Nasekeje mwene data umwe, umuhungu w'umupasiteri, twasenganaga cyane muri groupe imwe twabanagamo. Ndavuga nti se ko ncuze kandi ngiye ubona banye, kuko izo ntambara zazimaze iminsi abantu bamwe baziza. Ubwo rero nyuma baza gutangaza bavuze ibyaha 3, ariko ibyo bari banditse byari byinshi. 32 ndwara batubwiye. Ntabwo nabibonye nyirizina, nabibwiwe n'umupasiteri wabagamo, wari inshuti yanjye cyane. Tuzabize ngo bifotore by'ubuzu byo bigenda. Ntabwo nawe kubona mu mwanya rwose. Nari mfite igihunga, niba nagita igihunga, umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza ku buryo kumva ngo hamvuze ibintu. Nari narasomye na Bibiliya ko nzarenganywa n'Imana yarabinteguje cyane ko bizambaho. So rero
naje baje kuvuga ibirego bavuga ati uyu munsi muri ihangana hari umuvugabutumwa twari dufite umwana wacu twakundaga hako by'uburiganya nyine by'uburyarya hanyuma uyu munsi turamuhagarika yitwa runaka baramvuga nari impari mpicaye bavuga ko witwa ndese wiringiye Imana Evariste muzi nka Morodekayi hanyuma tumuhagaritse kuba umukristo wacu ndetse nta nubwo azongera kubwiriza muri ADEPR hanyuma rero icyo gihe baravuga bati impamvu yigisha inyigisho z'ubuyobe ni na gutyo bavuze kandi twamuhuguye kenshi ko ashobora ko yazireka arabyanga icya kabiri twamenye neza ko akorana na Satani ni na gutyo bavuze kandi gukorana na Satani mu nama ibanziriza iryo gaburo nari impari yanateguye iryo gaburo nari impari hanyuma baravuga bati ikindi ese bavuze ibihera ikindi ngo nashinze itorero ariko nashinze itorero nkaza kwigaburo se urabizi ko wabikora muri ADEPR bavugaga saho riri ikicaro cyaryo barabeshyaga rose washinga itorero ku cyumweru gaterana ku materaniro nyuma saa sita ukaza kwigaburo hanyuma z'iryo torero ryawe ukaboneka mu manama ukaza mu manama y'itora aba ku cyumweru mu gitondo kwa bagiye kubwiriza ahantu nyuma saa sita ukaza mu nama byari ibintu by'uburiganya so bavuze ibyaha nk'ibyo hanyuma ariko mu mpapuro bari bamuritse hateye umuntu inda yagize atya bashyizemo n'ibyinda cyane umuntu nawe banditse se bo ateye inda nawe yari yasinyeho yarahari ibintu byo kubeshya nyine bahimbaga noneho ibyo bavuze ni nka bitatu korana na Satani inyigisho z'ubuyobe kuba noneho rero umunsi nyine ndabimenya ko ntenzwe nifite n'ivugabutumwa hano intora ku Gisozi ndaza ndigisha ku cyumweru muri ADEPR n'ubundi kuko twarikoze ariko wa gatandatu ku cyumweru nza kwigisha muri ADEPR na nyuma yaho ndakomeza ndigisha n'igihe kinini natezwe n'abapasiteri benshi bisinyagaho kuntumira ndanabashimira bitwa ba Gitoko pasiteri umugabo bose natinya kubavuga pasiteri umugabo umwe wari igicu ufite ubumuga yego ndamuzi Umushumba yego hanyuma yarambwiraga ati courage hanyuma nkomeza mba no muri ADEPR nakomeje muri ADEPR utagira ngo barantenze mpita ngenda nyine nk'uwashakaga kugenda namaze umwaka muri ADEPR nterana buri teraniro ryose aho bantumiye kwigisha nkajyayo bakanampamagara abashumba kuki ujya kwigisha twaraguteze ntabwo ari njye witumira mu babwire ko mwantenze impamvu bantumira nuko bazi icyo mfite urakoze cyane nshuti bakunze mudukurikiye twabazaniye ni yitwa Morodekayi ariko ni Evariste murumva urugendo yagenze muri ADEPR nyuma yuko waravuguruye yahishuriwe ijambo ry'Imana riba ryinshi muri we ashaka ko ukuri kujya ahabona wigishaga ni biki wigishaga wowe sasa ubundi by'ukuri nigisha Kristo nigisha Kristo n'umurimo yakoze awukoreye abanyabyaha ngo abo banyabyaha bagirwe intungane cyangwa se batsindishirizwa imbere y'Imana tubwira inyigisho wigishije zikabarya cyane mu nyigisho zose wigishije inyigisho ya mbere nigishije ikaba ya mbere nuko gutsindishirizwa bidashingiye ku mirimo nabo hari abantu bamwe babivuga muri ubwo buryo ariko bakavuga yuko gutsindishirizwa utongeyeho imirimo biba bidahagije njyewe nkushingiye ku byanditswe nkavuga yuko gutsindishirizwa ari ubiheshwa no kwizera gutsindishirizwa abantu benshi ntabwo bumva iryo jambo gutsindishirizwa reka mbivuge yenda nka Bibiliya ntagatifu ko bivuga kugirwa intungane kuba umuntu utunganye ku Mana umuntu utunganye ku Mana ntabwo abigirwa nuko yitwara neza ntabwo abigirwa nuko akora imirimo itegetswe n'idini cyangwa n'amategeko ya Mose muri Bibiliya yo muri Bibiliya muri Bibiliya se harimo ntabwo ari amategeko ya Mose n'amategeko y'Imana Imana yahaye Mose ariko ntacyo n'amategeko y'Imana yahaye Mose bazaza kuyatangaza ubu byoroshye bikomeze nanjye ngavuga nti rero gutsindishirizwa cyangwa se kugirwa intungane kugirwa umukiranutsi ku Mana ni Imana ibikugira ukabiheshwa no kwizera niko ijambo ry'Imana ribivuga ahantu hose noneho icyo ngicyo cyitwa imirimo rero bakambwira ati none se tureke gutanga icya 10 ntangiye kubyigisha numvaga mumenye ijambo ry'Imana giye kumpa hiti ahubwo rimpa intambara mbona nose tureke gutanga icya 10 tureke gutanga nibuka ko hari n'umupasiteri umwe wabimbwiyeho gutyo yego arambwira ati wowe nutigisha abantu ko gutanga icya 10 bizatuma bajya mu ijuru utagitanga kandi atazajyayo
ntabwo tuzigera tukwakira muri ADEPR. Umupastor wakubwiye gutyo nditwa nde? Ko ntakubwira izina rye. Ko nifuza kurimenya. Ndifuza ko urivuga. Uyu munsi yabaye inshuti yanjye ntabwo namutangaza. Yabaye inshuti yawe? Yatanze igitambo se cyo gusaba imbabazi? Ntabwo ari agitanga. Abakoze cyane. So noneho njye nigishaga ko umuntu akiranuka ku Mana b'umukiranutsi kubwo kwizera Yesu byonyine. Noneho imirimo igakorwa, ariko igakorwa itari kukugira umukiranutsi, itari kukugira utunganye, nyine igakorwa nk'umuntu wamenye Imana ugomba gukora imirimo no mu itorero no mu buzima busanzwe. Ibyo rero bigatuma abantu bumva hari ukuntu bahita bagira imyumvire, none ubwo ari kuvuga ko imirimo nta ruhare ifite mu gutuma umuntu aba utunganye ku Mana, ubwo abantu ntibazongera gutura, ntibazongera gutanga icyacumi. Kurumva nawe ko iyo nyigisho yaba yagumuraga mu kubumvisha ko gutanga amaturo no gutanga icyacumi bidafite aho bibageza. Urumva ko wari wagumuye kandi uri mu idini ribyemera nabishaka ahubwo ribyigisha cyane. Yego sibyo rirabyigisha, ariko urumva inyigisho zawe zitaragumura gasaba bayoboke uzi impamvu kutarukuri se. Iyo abo bantu babaga bananiwe gukora ibyo babwirwa ko bibatuma batungana ku Mana, ntihahandi bicira urubanza kuko barananirwaga. Ababa babyigisha n'ababyigishwa bose barananirwaga, n'ubu baracyananirwa. Gute kunanirwa gukora? Nose utekereza ko umukristo atanga icyacumi ku bintu byose nk'uko ibyanditswe bibivuga? Ureka ntabwo ariko bigenda. Ngenda umuntu atanga wayoboye amateraniro baratura. Nose niba umuntu aje kuvuga ati Imana imbabarire nari icyacumi, undi ati Imana imbabarire narabeshye, undi ati none se amategeko urumva atayishe? None se uwo munsi yayisha aracyari intungane ku Mana? Kandi azi ko ari byo bimuhesha gutungana mu mirimo. Niba imirimo n'imyitwarire y'umuntu ari imuhesha gutungana akaba adahora atunganye, ubwo azatungana ryari? Urakoze cyane Pastor Mordecai, turi kumwe nawe. Urugendo warugenze uratengwa, ariko ukomeza umwaka wose undagikomeza kubwiriza. Waje guhagarika kubwiriza muri ADEPR byagenze gute? Namaze mu mwaka numvaga nanjye nkunza ADEPR, niko namenye ubutumwa bwiza, kandi nkambona abantu benshi bo muri iryo dini bari mu mwijima wo kutamenya. Warabonaga bari mu mwijima? N'uyu munsi ubiwe mu ADEPR umubona mu mwijima? Ntago mvuga umwadeperi en general, ariko imyizerere babamo. Donc ubwo uvuga ko baba yari mwijima kubera inyigisho babahaye. None se ubwo cyo gihe niba uvuga ko bafite ibyo bibazo by'izo nyigisho, urumva batari victime y'ijambo? Cyane cyane ni victime y'ijambo. Erega nta nubwo. None se ubwo ijambo ba victime y'ijambo gute kandi ariko kuri kwabo nawe waragize kuri kwawe? Kuri kwabo kutari ukw'Imana, kutabatura. Ni ukuri. None se ubwo uvuga ko hari abantu bo muri ADEPR bakibaswe? Ubu se nkubwire ngo iki? Reka ndangwe nk'urugero. Hari utuntu twabaga ngo ati ndaguha akagero gatoya. Hari umuvuga butumwa umwegeze kuza arigisha. Ngo yahoze ari padiri umuvuga butumwa. Arigisha arangije abantu baratura barihana. Ku Bibiliya bita kwihana nyine byo kwatura nyine byakora byo bitari byo. Yego. Arangije aravuga ati umuntu wumva yajya mu ijuru none iteraniro ryose haburamo umuntu. Ushaka kwibaza abantu bageze muri 800 bateranira muri Nyakabanda, kuburamo umuntu wajya mu ijuru kandi bamaze imyaka bakijijwe n'amakorari akaburamo umuntu cyane. N'ubu nawe uzabigerageza ubu ujye mu bantu bari gusenga babaze ngo ubu none Yesu aje inde wajya mu inde barenga parafo. Ninde warenga parafo mugani wawe? Beshetse bakubwira ati parafo bazisimbukira bagakora siporo bagafite Imana nibizi bizaterwa nuko nzaba naramutse bizagenda gutyo. Nubango baba bafite imyumvire yuko babanza kwirebamo kugira ngo bumve ko bajya mu ijuru. Ntibareba muri Kristo, babanza kureba ibyo bakoze, ibyo bishe, ibyo bubahirije, agahitabona ibyo yishe birahari, agahitabona ati aha ngaho sinjyayo tu. Ariko twebwe ntago tureba nkange imyizerere mfite uyu munsi. Ntabwo iyo umbajije ngo none Yesu agarutse wajya mu ijuru, ntago bita nirebaho ibyo nakoze n'ibyo ntakoze. None se ubundi Yesu aje akanya turi mu kiganiro wajya mu ijuru cyane. Naho ngewe uri kubona najya he? Ahubwo wowe wajya he?
no ndakubajije uko mbona Bibiliya iravuga ngo ibyiringiro dufite ntibidukoze isoni, ibyo ufite bigukoze isoni. Ndakubaza nawe ukambaza kubera ko ntaramenya neza imyizerere yawe wajya he ahubwo ntabwo urayemenya uzayimenya ko wanyigishije ubuse sindi kukwigisha urakoze cyane twari ducishijemo urumva ko turibaza byinshi turi mu buhamya bwa Mordecai Monsieur Evariste uko yabitekereje uko yabyakiriye mu ijambo akoresha Bibiliya bimubera intambara aho yasengeraga muri itorero rya ADEPR ati ibyo wigisha nibyo ariko ntubivuge utatubikira imbehe utatuvana ku migati cyangwa ibijumba pe importe n'ibirayi utatubikira isahani hanyuma akaba rero twamutumiye kuko afite we indi imyizerere ye iranenga imyizerere ishingiye ku mbwishirize ADEPR sibyo ariko ishingiye ku mbwishirize nta nubwo nanavuga gutyo hari ijambo nyine dukoresha ugasanga tumeze nk'abibasiriye ntabwo ari ADEPR yonyine kuko si ryo dini ryonyine nigishijemo no twe muri isho kuntu wavuye muri ADEPR yes ni mpamvu ADEPR igarukamo kandi ADEPR urabizi ko yiziho cyangwa yabikoze ikabigeraho abakristo benshi umubare bavuga hanyuma ni mpamvu atari kwibasira ubwo wowe kuvamo uravuga ko wanenze inyigisho n'imyigishirize bayigisha abayoboke ba ADEPR kandi ubwo aravuga ko ari nge wayinenze ahubwo no banenze yanjye uko ngewe yabona yayinenze nibyo ariko shaka no kuyikosora yes nyine urayinenze nawe banenga yawe umuntu kuvuga ko mwarahanganye mwarapinganye ubwo suri mukuri ninde wari mukuri ninjye kubera iki ni ngewe uri mukuru kandi barakubyaje ubutumwa bakanakubatiza bakagira n'ikizo ku badiyakoni uri mukuri gute ndi mukuri kuko shingiye ku byanditswe abo ntibashingira ku byanditswe bize teologie bari abati teologie yabo nanjye narayizereka ngira ngo ngiye se nayize ariko uwo mugabo nta twahuriye turuga teologie nawe cyane burya nari mvuye mu zindi rero zo muri ADEPR uzi ko ari byo we ndakiga nuniga muri kaminuza uretse gake nta nyine iranayo iri kuri standard mpuzamahanga urabizi ni wowe twahuriyemo ni njyewe bado wagira cyiciro cya nyuma cyane mugabo ari yago yoroshye nawe niko kandi urabizi ko ari ahantu bigisha ukuri kose bari tuye ya teologie hano babona akagira ngo tugira imikino uzi ko mbyibutse we hari amateologie gabashingiye ku idini hari n'amateologie ashingiye ku byanditswe ariko ariyo twari turimo nashingiye ku byanditswe kuko ndabyibuka biriya bitabo byabaga bikaze cyane biriya bitabo byabaga bikaze ku rwego rwo hejuru je me rappelle monsieur uzi ko ari byo twagaraduka ingingibere rimwe cyane ngayo nguko nje nabaye interesse aze kuza kutubwira ariko biragenda bingarura mu bindi tugenda twagiye duhuriramo ya teologie nayikurikiye nuko nabonaga ihura no kwizera kwanjye nkabona igiye kwagura kwizera oya niyo mpamvu ari mpuzamahanga ni mpuzamahanga umuntu yize niyo wagira muri Nigeria urakora niyo wagira hehe urikoresha South Africa no muri Amerika cyane ko ariyo byiciro byayo bikuru siko bimeze cyane byo tubisimbuke bakagira imana we ewe data we burya uzi ko koko nkukuruye we adagukuruye ubuhamya bwe ni burebure mu kuva muri ADEPR ni ukuvuga ngo yanenze inyigisho ziri muri itorero rya ADEPR naravuga uyu ni umuyobe noho twadushingiye ku buhamya bw'ukuntu wavuye muri ADEPR bigera igihe iyerekwa ryawe rikomeza gutuma wagura ugira ministeri wavuze ngo ministeri yitwa intwari zo kwizera mu buhamya waduhaye cyangwa turubwira dusatira umusozo ku buhamya uko wavuye muri ADEPR naho bigeze dusatira umusozo wo gusoza ikijyanye n'ubuhamya bw'ukuntu wavuye muri ADEPR umaze kuva muri ADEPR nibwo wagize amahoro kumva uranezerewe kurushaho ntabwo ntayo nagize kuko nashakaga kubamo ngo mbamenyeshe ijambo ry'Imana nabuze amahoro yuko mvuyemo ntababwiye basi nk'imyaka 5 uko kuri kuko hari benshi bari batangiye kukumva banabibakuramo kuko baba nababwiye ngo nagiye kwa Satani nkorana na Satani bishavuga ko ukorana na Satani nuko bahabura bakakubonamo Satani wowe ni ubwo ari uburyo bwo gutera abantu ubwoba none se icyo kintu cyaravuzwe kuko utagiye gutangira ikirego kandi ari ukugutesha agace no guharabika muri rubanda kubera icyo utabikoze Yesu ko atabikoze barabimubwiye ni Yesu ariko uri umuntu hano Yesu afite amategeko y'ijuru hano turi amategeko y'igihugu nanjye mu bijyanye n'imuhamagaro uremera ko bishoboka se
birashoboka cyane. uremera ko bashaka kuvuga gukora na satani yaba adafite bya bimenyetso simusiga akaba yatsindwa mu rukiko cyane cyane. mbere iki wemeye guharabikwa gutyo wowe rero udaharana uburenganzira bwawe? Nabyemeye nuko nasanze ko ingororano zanjye ari nyinshi mu ijuru. none kubera icyo bavuga ko ari babigukoreye wagombye kureka kubavugaho ko babikwise niba warabaretse? ntabyo simba shinzi ikosa rega nibwo bumenyi bafite, ntabwo ari ikosa ry'urugomo, ni ikosa ry'ubujiji. ADEPR igira abavuga butumwa bari professional b'abahanga bafite impano bazi kuvuga, ntabwo turavuga amazina yabo ariko benshi urabazi. Bamwe n'abavuga butumwa b'ubushake, abandi n'abumuhamagara, abandi n'abakorera amafaranga, abandi n'abapastor b'umuhamagara, abandi n'abapastor bahembwa, abandi n'abashumba b'abarevera, abandi bageze mu nzego zitandukanye kugeza muri zo nzego tubwiye. Wumvaga ibyo babwiriza koko harimo ikinyoma ku buryo ubanenga, kandi ibyo babwiriza byarakonvense abaturage bakageza abayoboke basaga miliyoni 2 mu gihugu. None se Clement, abafarisayo bari bafite abayoboke bake ukurikije abo Yesu yari afite? Ntabyo nzi bo bivugewe na abafarisayo bari bafite abayoboke benshi cyane, Yesu yari afite bake. Icya kabiri, abafarisayo bari bafite amatitre akomeye. Urugero ni Nikodemu. Nose buriya Nikodemu Yesu amubwira ngo wigisha ibyo utazi, kandi ari rabi urabizi icyo bisobanuye, mwarimu yigisha ariko umwe uri deep cyane. Ni mwarimu uri deep rwose. Noneho ibaze ko Yesu amubwira ngo amwebwe mwigisha ibyo mutazi. Si gitangaza rero ko umuntu ashobora kuba kuze akanagira izina ariko mu kinyoma, agakura mu kinyoma nkuko umuntu akura mu kuri nako akura no mu binyoma. Ubwo babona mu kinyoma akaba n'umuhanga mu binyoma. Ibyo wita ngo nyine n'abahanga. Kuki bataba abahanga mu binyoma? Urakoze cyane. Hanyuma ubona nta karengane wakorewe rero muri ADEPR? Kitwa nta karengane kuko bakogombye gushingira ku ijambo ry'Imana bafata imyanzuro bafashe. Kuko bigi bavuga ko ijambo ry'Imana ari ryo amabwiriza ayobora itorero ryabo. Amabwiriza arengeje ibyanditswe byera, ntabwo ari amabwiriza y'ukuri. Ese ntabwo amabwiriza yabo yakagiye mu bindi ariko ntajye mu byitwa itorero. Ubuhamya afata turashoje. Kuri ubu bimeze gute inkuri ibyakurikiye umaze gutengwa ni ibiki kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'ubuhamya? Byakurikiye umaze gutengwa no gutera ubwoba abantu bankundaga bashaka kumva inyigisho zanjye. Na nyuma yaho hari n'abandi batenzwe baziranye, bazira kwemera ibyo mbigisha. Hanyuma rero ibyakurikiyeho nuko natangiye nyine kwiyubaka nkanjye njyenyine. Nyuma ntangira no gushakashaka abantu bafite kwizera kwanjye, noneho baranyubaka nanjye nubakanwa nabo. Kuri wowe ubona nk'abayoboke muri ADEPR bakora iki uyu munsi? Kuri wowe mu myizerere yawe, kuri wowe Selovu Monsieur Morodeka aka Morodeka, ko numva atari amazina yawe na kiterero, umva bakora iki? Wabagiriye inama? Kuri ngewe uyu munsi ADEPR nta kindi yakorese kureka abantu bakamenya ijambo ry'Imana bakigishwa. Bibiliya ivuga ngo mugende mubwiriza abantu, ariko kubwiriza abantu ntago ari byo bituma bakomera, ahubwo ngo nimurangiza mubazane mubigishe. Morodeka, urumva atari umurongo wafashe wo kurwanya iri torero rya ADEPR? Nshaka hikize, ntabwo narirwanya ngo bimarire ikize. Mbona nta nyungu mfite mu kurwanya umuntu wari we wese, nta niyo nzagira, numva n'uwo mutima ntarigeze nkugira. Nicyo kintu hari mu nzi ntagira. Ingaruka wagize umaze gutengwa n'izihe? Ingaruka nagize ni ukwangwa n'abantu, kubera ko ari ngo bakwise shitani. Cyane bakajya bananyigishaho mu rusengero, numva ahubwo mpari nuko mvuga n'amazina harimo shitani yicayeho. Barabivuze inyigisho z'ubuyobe ziri hano, hari umuntu ufite abadayimoni, hari muri gizute kurana satani, hari kandi n'abahanuzi bakaza bakanampanurira ko ndi umukozi w'Imana, nabo bahari. Habaga intambara ubwabyo no kubamo ntari batakinyemera, nabyo natezaga izindi ntambara. Wageze hejuru z'urwego rwo hejuru ku gihe cya umuvugizi n'uwamugirije Imana na Rwagasana. Bo bakugiriye bashakaga iki? Bashaka kumbaza nyine ibyo bintu kuko byagendaga nk'ibirego bijya hano hose, hari umuntu kwigisha inyigisho zimeze gutya na gutya nyine gutya, bajya kumbaza nyine kuki wigisha ibintu wabiretse. Muri bo ndaguhamagaye ndagutelefone. Ese ubwo wampamagaye umupasiteri witwa Saruto. Pastor witwa Saruto niwo guhamagaye? Wampamagaye. Yari umunyamabanga wihariye, ashinzwe ariko n'ibya Deve, ashinzwe iby'ivuga butumwa nabyo, afite mu nshingano.
hanyuma tuganira nabo ngabo barafite n'inama, tuganira na Zigira inshuti yari ahari ashinzwe ivugabutumwa n'amahugurwa. Yego. Ntabwo yaguguye se? Yarampuguye nyine. Akubwira ko yarampuguye asanga ntayobye. Aho wanyemeza ko ibyo bintu ari byo. We ubwe yabikwemeje ko ibyo ubwiriza ari byo. Ibyo gusa mbwira ko muri ADEPR habamo intambara. Anambwira ko nese wamufasha amajwi ku buryo watwemeza ngo yakubwiye ko ari byo. Zigira inshuti mufasha amajwi. Iki gihe bitwemeza se ko yavuze ngo nibyo. Kandi nawe yarari mu buyobozi bwo hejuru. Ubuhamya bw'umuntu. Ubuhamya bw'umuntu ntabwo abuvuga kugira ngo abantu bemere ko ari byo. Ahubwo abantu abivuga kugira ngo abantu bamenye urugendo rw'ubuzima bwe. Ngahe nguko. Ubwo ngiye kubikoramo inkuru ubwo najya kubaza koko witwa Morodekayi mweze muganira ibintu. Byavamo atabyibuka kuko urumva yari umuyobozi unahura n'abantu benshi. Ashaka kuba atabyibuka kuko ntabwo ngiye nari umuntu uciriritse kuri we. Kandi wari ufite inyigisho zikubita hasi inyigisho zabo yabyibagirwa gutese kandi ibyo ntabwo yabyibagirwa. Umuntu nk'uwo urakoze cyane. Hanyuma rero wahuye n'izo ngorane kukwangisha abantu ati uyu muntu akora ajya mu kuzi kwa shitani. Inyuma byakwizeho ingaruka se nyinshi cyane, abantu baranyanze. Umuntu yaratunzwe no kubwiriza, nibyo nanakoraga ni permanent muri byo. Unabihemberwa? Oya sinabihemberwa. Ariko urumva yo kubwirije abantu iminsi 3 muri bo byanze bikunze hari uburyo bakugenera bwo kubaho iyo minsi 3 nyine. Bibaho mu madini, ibyo ni ibintu bisanzwe. Wari ukiri umusore wari wubatse? Nari nubatse. Mfite n'abana mfite nefite 3 uyu munsi icyo gihe. So rero muri ADEPR mvuye mu nyene gize ingaruka zo kwangwa n'abantu, birambabaza. Inshuti zanjye ziranyanga, zinyangira ubusa, zandi zankundaga zampanuriraga. Ziranyanga mbona zinyangiye ubusa, nabaza impamvu no kugira ngo batazatubona turi kumwe nawe, nkumva nyine agahinda ko mu mutima karaba. Ariko ngira aho ndabimenyera niyubaka kuba ngiye nyine. Ngira amahirwe mbona na bene data bamwe nabo bizera nkuko nizera. Ntangira no kubwiriza abantu na bamwe bo muri ADEPR nabo bemera ibyo nizera, baza turafatanya turabana. Hari abo mufatanya muri ministeri yawe? Cyane. Ministeri yawe yitwa Baratenzwe nyuma. Baratenzwe nyuma. Nabo batezwe. Intwari zo kwizera. Intwari zo kwizera rero kugeza ubu wavuye muri ADEPR birangiye gutyo bakwemenya umubiri wa Kristo, ikimenyetso cy'umubiri wa Kristo n'ikimenyetso umubiri, ariko bakwima amaraso n'umubiri wa Kristo, bakwima amaraso ya Kristo. Siko si cyo gishushanyo babisanisha. Urukubona utarabuze ikintu gikomeye bura ntago uzagwingira mu myizerere ko utagoheye ku maraso. Oya tubwizanye kuri hano turi kuri kamera. Narabiri igihe kinini nasutegereza ko ari ngombwa kubirya uko uwo munsi n'abatari baje kwigabura batariye na kimwe. Batariye na kimwe. Nariye kimwe basi. Arakoze cyane Morodekayi muri mu rugendo yagenze n'ubuhamya bwe bwo kuva mu itorero rya ADEPR ndetse agagera igihe arigumamo yaratenzwe, avuze byinshi bya mu komerekejwe n'ibintu byinshi. Ikintu cyankomerekeje cyane no guhimba ibinyoma. Kumpimbira ibinyoma kandi narinzi ko ari bo bigisha ngo gukiranuka kubunyangamugayo. Kandi bera tubwiye ko wasanze ngo babwirizana kuva mu byaha, bandi bagiye kubwirizwa bageramo gasaga bya byaha bari baravuyemo, aho bageze ngo barabikora. Ariko none icyo gihe nabimenye neza kuko hari umuntu ubona nk'ubu ngubu turi kumwe hano, nkahita mvuga umunsi narindi kumwe na Crema ku isaha iyi niyi kandi twe twicaranye kuri iyo saha yari kumwe n'umugore ahantu. Uhita wibaza se umuntu noneho uko n'ibimenyetso bihari kuki abihindiye koko. Uhita ubona umuntu afite ubugome butangaje. Kuki mutagiye kubiregereza? Sino byatangaje kubera ko nge narinzi ko impamvu ibitera ari ibyo nizera kandi by'ukuri ari ubutumwa bwiza. Wemengure ukurengana kubera kubera ko ijambo ry'Imana ibyemera nabyo. Arishimye mu mwuka wanjye n'ubwo mubiri nababaye. Ubu ngubu se muhagaze mute mu ntwari zo kwizera? So uyu munsi turabwiriza ubutumwa bwiza, urumva na corona zagiye ziteramo. Turabwiriza online, turabwiriza dufite channel, tuvuga ariho ubutumwa bwiza. Yitwa gute? Yitwa Prophete Morodekayi TV. Ni yanjye. Ariko nyine ntabwo ari yanjye muri ubwo buryo, ni kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. Tugira imbuga za WhatsApp tubwiriza ubutumwa bwiza. Mbese tubwiriza muri ubwo buryo. Umungana mute? Ko turi benshira. Tubagira abantu muri Amerika, mu bihugu byinshi, mu Burundi, na hari ya ministeri abantu hose. Nahani mu Rwanda ni bangana gute? Ni benshi nabo? Ni benshi barenga hafi 100. Nabo bavuye nabagukurikiye bavuye muri ADEPR?
oya ntago ari bose hari abagatolika abadivantiste abahoze ari abasilamu. Iyo ministeri irabatiza nayo kubatizwa biremewe muri Bibiliya reka. Tuzabwira ko tukubaza noneho intware zo kwizera uko zihagaze, imyizerere yazo, performance yazo. Turagushimiye kuri ubu buryo tuganiriyemo bw'ubuhamya. Ni Moridekayi abadukurikiye ndagira ngo ngusabe dusoze ubasengera. Murakoze cyane. Na mbere yuko mbasengera ndabashimira cyane, shimira ababanye nanjye muri urwo rugendo. Harimo n'abapasiteri muri ADEPR uyu munsi muri kumwe bakomezaga kubana nanjye nubwo babaga bari muri ADEPR bati komera humura Imana bakaza mu rwihishwa bakankomeza. Abasaza nkunda cyane ndashimira Mugabo, Pasiteri Mugabo rwose amahoro n'imigisha bimubeho. Ndamushimira cyane, ndashimira Gatanazi Umugabo wagiye amfasha. Tunazashinzwe iki? Gatanazi ni umupasiteri niba ayobora Nyarugenge ubu ngubu ariko cyangwa se Remera gutyo sinzi ahantu ari ko ntabwo ntibikurikira. Gatanazi Juste pasiteri. Okay. Hari abapasiteri benshi, abarimu, abahanuzi, abagabo bavuga butumwa twari inshuti bankomeje ba Steven nibeshaho rwose amahoro n'imigisha bibe kuri abo bantu. So rero navuga ko ngiye gushima Imana kubw'ubutumwa bwiza, ariko nasaba Imana ko amaso y'imitima y'abantu ahweza bakamenya ubutumwa bwiza. Akoze Mwami Imana ndagushimira cyane kuko uri Imana data idukunda kandi wabyerekanishije gutanga Yesu ngo abe ikiguzi, abe inyishyu y'ibyaha byacu, ndetse aduheshe gukiranuka kutava mu mirimo itegetswe n'amategeko ahubwo kuva ku kwizera. Hanyuma ndasaba ko amaso y'imitima y'abantu bakurikiye ubu buhamya akangurwa mu izina rya Yesu, akangurwa bakamenya neza umurimo Yesu yamaze gukora, umurimo warangiye kubw'ibyaha byabo, ndetse bakamenya yuko urukundo rw'Imana rubariho kurenza uko batekereza umujinya w'Imana. Mu izina rya Yesu umugisha w'Imana we kuri buri muntu wese kuri iki kiganiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bashobora gukenera kuvuga ngo bagema yabajije ibibazo bikeya, hari ibyo umugabo atatubwiye. Watanga nimero zawe kwashaka kugusobanuza byinshi. Ni Moridekayi. Hanyuma ushobora gukenera gukurikira za nyigisho Prophet 8 3 7 150 74 0783 7 150 74. Iyo ni nimero yanjye wambona umpamagaye cyangwa se kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Urakoze cyane Pastor Moridekayi. Turagushimiye ko witabira ubutumire rwacu wageze muri The Light TV. Turagushimiye cyane. Arakoze Pastor Moridekayi ko batuganiriye nawe avuze ubuhamya bwe bushingiye ku kuntu yavuye muri ADEPR. Mwabyumvise nahanyu ho kwitekerereza ubwo mu byukuri ibyo yanenze, inyigisho yabonye, ibikomere yagize yabivuze, ubwo uko nyine nuko byagenze. Tubashimire ko mu byumvise wakira kumuhamagara mubaza byinshi kuko afite byinshi azi cyane, aragutse cyane, umugabo w'Imana aragutse cyane. Tubashimire ko mugikomeje kubana natwe, turagenda tubagezaho byinshi cyane. Ibihe byiza, turabakunda.